arimo arashinjwa kwihindura umusore akanga gushaka. Ku myaka 47 ye aracyari ingaragu. Uyu ni Niyitegeka Gratien, izina ry'icyamamare ni Papa Sava, Seburikoko, Sekaganda n'andi menshi tumuziho. Seburikoko ni umunyarwenya akaba umukinnyi wa filime. Yatangiye gukina filime mu mwaka wa 2015. Azwi muri filime zigiye zitandukanye, cyane cyane tumuzi kuri Zacu Entertainment muri filime yitwa Seburikoko, ndetse no muri komedi akunda gukina. Yavutse mu mwaka w'1978 itariki ya 25 Ugushyingo mu karere ka Rulindo mu Rwanda. Akurira mu muryango w'ababyeyi babiri. Yakuriye mu muryango wa Tharcisse ndetse na Bernadette, ariko Tharcisse ari we papa we ejo bundi mu mwaka wa 2018 yitabye Imana. Mu nyemerere rero uyu munsi wa none tuvuge kuri uyu mugabo. Murakaza neza mu muryango mugari wa Vix Fox, murakaza neza mu isi yo gushakashaka. Niba ari bwo bwa mbere wagira hano, kora subscribe, dore nta wamenya ejo cyangwa ejo bundi ushobora kuvuga ati wow, kubera ko wakoze subscribe kuri Vix Fox. Gratien yize i Kigali muri KI kuva mu mwaka wa 2000 kugera mu mwaka wa 2007. Yize biology, geography ndetse na chemistry, nyuma aza kwigisha gato mbere yo kwinjira mu mwuga wa sinema. Yamenyekane cyane nka Seburikoko, ariko ubuhanga bwe mu gutegura ndetse no gukina kuri stage byatumye aba umwe mu banyarwanda bazwi cyane. Kugira ngo ubimenye neza, nyarukira kuri Google yawe wandikemo Niyitegeka Gratien, uraza kutwandikira muri comment utubwire ibyo wabonye. Niyitegeka Gratien yagiye agaragara mu birori binini bigiye bitandukanye, urugero nka Seka Live ndetse na Seka Fest, ari kumwe n'abandi banyarwenya bakomeye bo muri Afurika bagiye baturuka imihanda yose, cyangwa se bagiye baturuka mu bindi bihugu bitandukanye bya Afurika, urugero nk'abaturutse muri Uganda Kampala, abaturutse Nairobi muri Kenya ndetse n'abaturutse Lagos muri Nigeria. Nubwo nta makuru afatika agaragaza ubutunzi bwa Papa Sava 100%, ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye bikorera hirya no hino muri Afurika byagiye bimugaragaza nk'umugabo cyangwa se umunyarwenya ufite atubutse mu banyarwenya bose bakorera mu Rwanda. Ibi binyamakuru byagiye bigaragaza ko Papa Sava amafaranga yakura mu bikorwa bya televiziyo, ama live show agenda akora ndetse n'ibindi bikorwa bya business agenda akora. Papa Sava rero afite amazu menshi agiye atandukanye, ndetse afite n'imodoka zimwe nziza zibarirwa mu zihenze. Ndetse avugwa mu bafatwa nk'abanyarwenya bafite inyungu mu Rwanda, cyangwa se bakura inyungu nyinshi mu Rwanda mu bikorwa bakora bijyanye no gutera urwenya mu bitangazamakuru bijyanye na serivisi z'umwuga. Kugera ubu uyu musore w'ingaragu w'imyaka 47 afatwa nk'umwe mu bafite amafaranga atubutse mu ruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda, nk'uko isoko ry'itangazamakuru ryabitangaje ku mbuga nkoranyambaga zabo. Seburikoko yakoranye kandi aracyanakorana na Zacu Entertainment. Seburikoko yagiye akina amafilime menshi agiye atandukanye, harimo yitwa Seburikoko kugera kuri City Maid ifata iminota hagati ya 20 na 30 kuri episode imwe, ikabica ndetse no kuri RTV cyangwa se kuri televiziyo y'u Rwanda. Muri iyi filime ya City Maid, Seburikoko akinana n'ibindi byamamare bitandukanye, aho iyi filime ifite intego yo kugaragaza ubuzima bw'abanyarwanda mu buryo bw'urwenya ndetse n'amasano y'imiryango. Yakoresheje umwanya we yahawe n'izina Seburikoko kubw'amafilime menshi yagiye akina, kugira ngo agire uruhare mu mishinga myinshi igiye itandukanye ya televiziyo ndetse na za filime mu buryo bw'amashusho. Ndetse kandi ntabwo twakwirengagiza ko Seburikoko aba mu ndamutsa itegura ikanatangaza ikinamico kuri Radio Rwanda mu buryo bw'amajwi. Ni umuhanzi w'umuhanga mu gusetsa mu birori ndetse no kuri radio. Akenshi mu birori byigenga aba master of ceremony, urugero nko muri weddings events cyangwa se mu bukwe. Kugeza ubu benshi mu bazi Seburikoko bavuga ko yitaye ku cyubahiro cye akirengagiza icy'umuryango, ariko nyamara we ibyo ngibyo arabihakana cyane. Ntabwo arya kunda kuvuga ibikorwa bye by'umuryango ku mugaragaro cyangwa se mu itangazamakuru. Amateka nk'uko agaragaza ko uyu mugabo yakoze cyane kugira agere ahageze ubu ngubu. Umva, ku mbuga nkoranyambaga benshi baravuga ati Imana yakuye Seburikoko ahantu yavuye,
njye ndinde wo guhakana ko itankura ku kiyede. Niyitegeka Gratien ni umwe mu banyarwenya b'imbere mu gihugu bakora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, bahuza abantu mu bikorwa bya komedi. Ni umwe mu banyarwenya bakina ubuzima bwa buri munsi abanyarwanda babayemo, ndetse bagahuza abantu ku bw'izina cyangwa se ku bwa titire bafite muri uyu mwuga cyangwa muri uru ruganda rw'imyidagaduro. Ibitekerezo by'abo bakorana mu buzima bwe bwa buri munsi cyangwa se abamuba hafi mu buzima bwe bwa buri munsi bimugaragaza nk'umuntu w'ubunyabuntu ufite akazi gakomeye ko guhanahana amakuru muri uru ruganda rw'imyidagaduro. Uru si urugendo rwe rw'imihigo gusa, ahubwo ni n'urugendo rw'umuntu wubatse umwuga aturutse ahantu hakomeye cyane, kure cyane mu buzima bugoye, kugeza aho abe icyitegererezo mu rugendo rwa komedi nyarwanda. Uyu mugabo yubatse umutima w'urwenya utanga ibyishimo ku banyarwanda. Uyu mugabo ni icyitegererezo ku banyarwanda benshi. Yarakoze cyane, agaragaza imbaraga ze ndetse kandi aratsinda. Ese wowe ni icyo utekereza kuri uyu mugabo? Andika igitekerezo cyawe muri komenti. Nshuti bakunzi ba VX Fox, naha dushoreje iyi nkuru y'uyu munsi. Duhure mu zindi nkuru zikurikira.